Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, aganira n'abigishwa be. Nuko abigishwa be baramubwira baterega, noneho uravuga weruye, ntukivugira mu bigereranyo. Ubu tumenye ko uzi byose, kandi ntukeneye ko hari uwakwirirwa agira icyakubaza. Ngicyo ni gituma twemera ko ukomoka ku Mana. Yesu arabasubiza ati, noneho muremeye? Dore igihe kiregeje ndetse cyageze, maze mugatatana, umwe ukwe undi ukwe, mukansiga njyenyine. Mumenye ariko ko ntari jyenyine, kuko Data ari kumwe nanjye. Ibi mbibabwiye ngira ngo muhore munkesha amahoro. Hano munsi muzahagirira amakuba, ariko nimukomere, isi narayitsinze. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Mfata ukuboko ntaza gutinya, mfata ukuboko ntaza gutinya bariya bagome, mfata ukuboko ntaza gutinya bariya bagome babicanyi bategereje kutugirira nabi. Ayo ni amagambo y'umwana muto Kizito abwira Karoli Rwanga, fata mu kiganza, ntaza kugira ubwoba. Bari kubona uko bagiye kwicwa, babonaga inkwi begeranije. Ako kana gasaba ko Karoli Rwanga agafata mu kiganza kugira ngo katagira ubwoba. Ubwoba bw'ibigeragezo. Igihe Yesu abaza abigishwa be ati, noneho muremera? Cyari ikibazo cyuje agahinda ndetse n'umubabaro, kuko bari bamaze gutangaza ko bamenye ko Yesu noneho akomoka ku Mana. Nawe uzi byose, nawe ureba mu mitima yacu, amenya uko imitima iteye igihe tuvuga ngo nanze shitani, amenya uko imitima iteye igihe twitabira igitambo cy'Ukaristiya nk'uku nguku, maze akibuka ko bagiye kumusiga, ko dekararasiyo zabo ziregetse, ko nibikomera bagiye guhunga kubera ubwoba. Ariko kandi akomeza no kureba n'imbere, kuko azi byose, akamenya ko Roho Mutagatifu azabatera akanyabugabo, noneho bakamupfira. Yesu ibyo byose arabizi kuri wowe. Yesu ibyo byose arabibona. Ntangiriye kuri aya magambo, dore kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba, twatangira gukurikira ibirori hariya mu gihugu cy'Ubugande, aho amaritiri b'Ubuganda biciwe nyine. Nkunda cyane aya magambo
y'uwo mwana ngo mfata ukuboko ntaza gutinya, mfata mu kiganza ntaza kugira ubwoba. Abona ibyo bibategereje, abwira uwo Karoli Rwanga, kandi bose bari bakiri urubyiruko, bari bakiri bato. Mu by'ukuri tutarakomeza no kuzirikana kwacu, twavuga ngo umuryango w'Imana nimushyigikirane, nimuterane imbaraga. Mugisha ngwino hano gatoya. Aka kana nakuye umwana afite imyaka nk'iya Kizito, mu ndebere umwana ungana atya akandusha ubutwari, akakurusha ubutwari. Kitwa Mugisha Eric. Muri icyo gihe arabona ubugome bw'umwami Mwanga, akabona uko babateguriye urupfu, maze ati nanjye mbarizwe muri bariya abantu b'intwari. Koko ntungana utya, nanjye vuga ngo nakangana gatya kandusha ubutwari, subira kwicarira sha. Koko aba uru rubyiruko ari banze rituel homosexuel z'ubutinganyi z'umwami Mwanga, nyamara igihe cy'ubabare bashaka gushyigikirana. Izi ntwari zanze byinshi, ndavuga intumwa za Kristo, maze zemera no kumena amaraso yabo. Imbaraga bazivoma aho Yezu Kristo yabarangiye, muri korari, mu miryango remezo, mu rugo iwanyu, ku ishuri, mu kazi. Dukwiye gushyigikirana, kubera ko Yezu arabibona ati noneho muremeye, igihe cyageze, mugiye gutatana umwe ukwe undi ukwe, maze musige jyenyine. Yezu ibyo byose ababibona, ariko yari azi neza ko bizarangira bamupfiriye. Bakiriye Roho Mutagatifu, maze bakamubera abahamya koko. Bavandimwe, noneho abigishwa bemeye ko Kristo ngo akomoka ku Mana. Byari byarabagoye nkatwe, nyamara baranabyemeye nkatwe. Byabasabye urugendo nkatwe, ndetse ingorane ntizababujije kwijugunya mu biganza bya Kristo, mu biganza by'uwo babonye ko bakunda, mu biganza by'uwo ngo babonye ko nta kindi abaca. Noneho ubu ngubu basangiye umutsindo, ari nawo natwe udutegereje, ariko tuzawusangira nitugenza nkabo. Bagenje bate bari abigishwa ba Nyagasani? Bagenje bate abamaritiri y'Ubuganda? Twijugunye mu biganza by'uyu nguyu bibanza kugorana kumva uko akora, uko agenza. Koko Imana idukunda, niyizi ko turatsindwa, niyizi ko turi buyihakane, ikomeza kudukunda. Niyizi ko turaza gutinya ngo baranseka, ngo ntiteranya, ngo amadini arasuzuguwe, ngo hatagira umbona nsenga nshikamye kandi umuntu w'umuyobozi, ndavuga mu gihugu. Ngo abandi basore n'inkumi tugendana bataza kubona nambaye iyo shapuri, bavuga ngo iki? Hatagira ugera mu rugo iwanjye akabona ko nkigendana muri ibyo bintu by'abazungu bavuye za Burayi, nkaho ari iby'abazungu.
hatagira ubona umusaraba wanjye mu cyumba cyangwa muri salo. Yesu akomeza kudukunda na nyuma y'uko kugenza gutyo. Ngabo rero Kizito, Rwanga, intumwa za Nyagasani Yesu Kristo n'abandi batagatifu benshi n'abandi batubanjirije biyemeza gukurikira Kristo, bakakira imbaraga za Roho Mutagatifu, maze nubwo bari banyuze muri izo mbaraga nkeya mbere, ko Yesu byose yabibonaga, bakijugunya mu biganza bye, bikarangira bamubereye abahamya koko. Umuryango w'Imana rero, Kristo ati nimukomere, isi narayitsinze. Arongera akabidusubiramo na n'ubu ngubu. Abepiskopi bacu bakoze urugendo nyobokamana bajya hariya muri Uganda, n'abakristo benshi atari abanyarwanda gusa, abapfuye imihanda yose bagiye kwizihiza ubuzima bw'abana bagize ubutwari. Dukomeje kwizihiza ubuzima bw'izi ntumwa za Nyagasani Yesu Kristo zagize ubutwari. Dukomeje kwizihiza ubuzima bw'abakristo nkatwe bagize ubutwari. Ejo tuzaba tubona ikibeho y'ababaye benshi, abakristo baba ari 70,000. Iyo babaye benshi cyane 70-60, cyakora nka Ruhango ibungu bifunze nabo bari hafi aho ngabo, ariko Ruhango bari benshi kuruta Kibeho, babaga ari benshi. Muri Uganda hariya baba bageze kuri miliyoni hafi 2. Ejo tuzaba tubabona bari hafi miliyoni 2. Icyo gihe abo bana barwanywaga n'umwami, Perezida wa Repubulika Museveni abahari, abategetsi babahari, baje kwizihiza ubutwari bw'abo ngabo. Icyo gihe abantu babonaga ko bakurikiye ikintu cy'icyuka. Yesu ntabwo ari ikintu cy'icyuka. Fata ukuboko, ntaza gutinya.